Urabizi isi uyu mwanya de turavuga ihanganye n'ikibazo cy'intambara iraba mu mugabane w'Uburayi mu gihugu cya Ukraine. Uravuga utese nta zindi ntambara zihari, iza Syria zimaze igihe, iza Libya, izo mu ihembe rya Afrika, mu bice byose bya za Somalia bya hehe, muri Afrika y'Iburengerazuba, kiyaga cya Sahara. Intambara ni nyinshi ku isi, ariko iriya ifite umwihariko, niyo nshaka kuvuga, niyo mpamvu ubona ifite ingaruka ku isi. Iriya ntambara ifite ibintu bitatu by'umwihariko bitandukanya n'intambara y'isi ya mbere n'intambara ya kabiri y'isi yose. Uvuga ngo ni intambara irarwanwa mu bihe bya mondialisation, aho isi yabaye umudugudu. Abaturage bo mu bihugu by'isi nabo bakareagisa kuri iriya ntambara binyuze mu mbuga nkoranyambaga n'ibiki byose. Abayobora isi bo bafite za position zabo, ntago tubyinjiramo. N'abatuye isi nabo bafite uko babona iriya ntambara bikurikije n'ubumenyi bafite. Twebwe hano rero ni turavuga ikibazo cy'iriya ntambara nkuko umuntu wese ku isi ashobora kubivuga adashingiye ku ijambo ry'Imana. Izi nyigisho ntabwo zitanga opinion y'umuntu, izi nyigisho zivuga icyo Imana ivuga. Ntabwo turaborda ikibazo cy'intambara y'Uburusiya muri Ukraine mu buryo bwa politike, mu buryo bw'ubukungu, mu buryo bwa geopolitike. Oya, turavuga icyo Imana ivuga kurebera hariya kuri uyu mugabane w'Uburayi, cyane cyane mu gihugu cya Ukraine. Turashaka kumva ibyo umukuru w'idini ry'Abayuda, umurabini mukuru ukuriye abarabini bose b'Abayuda muri Israel, ijambo rye rifatwa nk'ijambo ry'Imana. Yaranditse ibarwa ayandika ku Bayuda bose batuye ku isi mu gihugu cyose. Aho niho turi buhere. Alors j'aimerais vous lire maintenant un message qui a été diffusé hier et signé par le Rav Yitzhak Yosef, grand rabbin d'Israël. Nifuza kubasomera none ubutumwa bwashizwe ahagaragara ejo hahise, bukaba bwarashizweho umukono na Rav Yitzhak Yosef, umurabini mukuru wa Isirayeli, asaba abayahudi bose gutahuka muri Isirayeli kandi bwangu. Demande à tous les juifs de monter en Israël et rapidement. Je m'adresse, dit le Rav Yitzhak Yosef, à tous les juifs de la Galilée à travers ce qui se passe en Ukraine. Alors écoutez bien son message, et il dit comme ça. Niko Rav Yitzhak Yosef avuze ku bayuda bose bari muri Garuti, bivuga mu mahanga ku bijyanye n'ibiri kubera muri Ukraine. Mwumve neza ubutumwa bwe. Aravuga gutya: Imana izaba itegereje iki mbere yo kutwohereza Mesiya kugira ngo ahagarike ibi byose, ubwe akiyoborera intambara ze? Murabizi ko igihe Mesiya azaza ntabwo azaba ari ituze, araza agacisha bugufi bose, akambura buri umwe wese intwaro, agashiraho shalom cyangwa amahoro ye. Il n'y a que Dieu qui connaît exactement ce qu'il compte faire. Nous sommes obligés de prier les shalom bechol haolam kulo. Chaque communauté se doit de prier pour qu'il y ait le shalom sur toute la terre, pas simplement chez nous les juifs, mais pour tout le monde. Et bemet shalom. Buri huriro ry'Abayuda ryose bagomba gusengera amahoro ku isi hose, atari iwacu mu Bayahudi gusa. Hariho kumva mu buryo bwumvikana ko mu bihugu no mu mareta yose hari gutegurwa intambara izashobora no kurenga ndetse kure imipaka, nk'uko byatangajwe na Putine mu gihe gishize. Mwabyumvise? Ibi nibyo umukuru w'idini ry'Abayuda muri Israel yandikiye Abayuda bose. Ese aya magambo areba Abayuda gusa? Mwumvise ko yanavuze Obadiya. Ni mufite buriya yanjye. Reka twumve rero ingaruka y'aya magambo. Uwo munsi Uwiteka azarinda abaturage b'i Yerusalemu, umunyantege nke muri bo azamera nka Dawidi, kandi inzu ya Dawidi izamera nk'Imana, nka marayika w'Uwiteka uri imbere yabo. Maze uwo munsi nzashaka kurimbura amahanga yose yateye Yerusalemu, kandi nzasuka ku nzu ya Dawidi no ku baturage b'i Yerusalemu umutima w'imbabazi n'uwo kwinginga. Bazitegereza jyewe uwo bacumise. Dushobora kubona neza ko hari ijwi riburira riva mu ijuru. Mbivuge gute? Ni nk'itara ry'umutuku ricanye kugira riburire Abayahudi kuguma ku butaka bwa Isirayeli, kuzamuka muri Isirayeli. Mwumve ibikurikira, si mu Bufaransa cyangwa Uburayi gusa, ariko ku musozi wa Siyoni hazaba barokotse kandi hazaba hera, ab'inzu ya Yakobo bazasubirana ibyabo. Amen. Ku musozi wa Siyoni ni Yero, ariko nagiriye izina ryanjye ryera, ari ryo ab'inzu ya Isirayeli baziruriye mu mahanga ayo bagiyemo. Nuko rero ubwira ab'inzu ya Isirayeli uti: nimwumve uko Umwami Uwiteka avuga ngo, si ku bwanyu nzabikora mw'ab'inzu ya Isirayeli mwe, ahubwo ni ku bw'izina ryanjye ryera, iryo mwaziriruye mu mahanga mwagiyemo, kandi nzubahiriza izina ryanjye rikomeye, iryaziriruwe mu mahanga ari mwe mwariziriruye. Nuko nzabavana mu mahanga mbakoranirize hamwe bakuye mu bihugu byose, maze nzabageza mu gihugu cyanyu bwite. Amen. Barahunze mbere ya Kristo, banahunga n'inyuma ya Kristo. Muri Ukraine no mu Burusiya biriya bihugu byahariye
n'uburayi bw'ibirasirazuba, za Rumani, za Bulgaria, za Hongrie, za Moldavia, bahari kuva mu kinyejana cya 5 nyuma ya Kristo. Iriya migi muri murakurikira ku mateleviziyo akurikira iriyo iraterwa amasasu n'abarusiya, ni migi uruhande runini rwubatswe n'abayahudi. Nivuga ngo bari abanya-Ukraine ubu benshi n'abayahudi. Hariya muri Kiev, uriya murwa mukuru mumva abarusiya bariho baragota, urimo abayuda basaga 110,000. Murabizi ko perezida w'ubu ni umuyahudi. Iriya migi yose bari batera mu bisa irimo abayahudi benshi, kandi bo n'abanya-Ukraine kuko bari hariya kuva mu kinyejana cya 5. Nivuga ngo itorero ryo mu kinyejana cyashize ibyo yahanganye nabyo ntabwo ari byo itorero ryo mu kinyejana turimo cya 21 rihangane nabyo. Kuvuga ngo biratandukanye, amateka yo aragenda, ishusho y'isi igenda ihindagurika, ariko itorero rihagaze ku ijambo ridahindagurika. Ni ukuvuga ngo itorero rikwiye igihe cyose kumenya ijambo rijyanye n'igihe barimo, kugira ngo bamenye uko bakorera Imana badahindagurika nk'uko ibihe bihindagurika. Kuko ntabwo dushobora kubuza ibihe guhindagurika, niko Imana yabigennye, ariko twebwe ntitwe guhindagurika. Dukwiye kuba abakristu bahagaze mu ijambo ry'Imana nk'uko n'abatubanjirije bahagaze, nubwo twaba tuba mu bihe bitandukanye. Ngo mu mwaka wa 430 bari muri Egiputa, ngo kuri uwo munsi, muri iryo joro, w'ingabo z'Uwiteka ziva muri Egiputa. Natwe kuri uwo munsi, niyo saha, niyo munota, niyo segonda, niyo teretse ya segonda, n'akanya tutazi, ingabo z'Uwiteka zizava muri iyi si. ubuzima bw'isi ya none uyobowe n'imiyaga, abafite ikimenyetso cy'amaraso. Uyu mwanya rero tugira rero tuwukoreshe muri ubu buryo. Murabizi ko mu bakozi b'Imana b'ubinyejana byashize bitwa les revivalistes, abantu bakoreshejwe n'Imana mu gihe cyabo kuzana ububyutse mu mugabane w'Uburayi, hari uwitwa Jean Calvin, hari byiza yavuze, ndetse n'abandi bakoreshejwe n'Imana mu bihe bitandukanye, hari ibyo bagiye bavuga. Ariko nashaka kuvuga iri jambo yuko avuga ko itorero ry'Imana rikwiye, nubwo ijambo ry'Imana ridahinduka, ariko amateka agenda asimburana. Itorero rero rikwiye igihe cyose mu gihe cyaryo kumenya icyo Imana ivuga mu byo mu gihe cyabo. Murabyumva? Mwabyumvise? Nuvuga ngo itorero ryo mu kinyejana cyashize ibyo yahanganye nabyo ntabwo ari byo itorero ryo mu kinyejana turimo cya 21 rihangane nabyo. Kuvuga ngo biratandukanye, amateka yo aragenda, ishusho y'isi igenda ihindagurika, ariko itorero rihagaze ku ijambo ridahindagurika. Ariko muri iri jambo rero tukwiye gusenga no kubaza Imana kugira ngo tumenye mu gihe cyacu ibyo duhanganye nabyo turabihagararamo dute, tudahindagurika nk'uko ibihe bihindagurika. Ni ukuvuga ngo itorero rikwiye igihe cyose kumenya ijambo rijyanye n'igihe barimo, kugira ngo bamenye uko bakorera Imana badahindagurika nk'uko ibihe bihindagurika. Kuko ntabwo dushobora kubuza ibihe guhindagurika, niko Imana yabigennye, ariko twebwe ntitwe guhindagurika. Dukwiye kuba abakristu bahagaze mu ijambo ry'Imana nk'uko n'abatubanjirije bahagaze, nubwo twaba tuba mu bihe bitandukanye. Uyu mwanya rero mu kanya baraza guprojecta hano ibyo nshaka kubabwira mbere yuko tuza gufata umwanzuro w'ijambo ry'Imana. Murabizi isi uyu mwanya de turavuga ihanganye n'ikibazo cy'intambara iraba mu mugabane w'Uburayi, mu gihugu cya Ukraine. Kuko Ukraine nubwo iri mu burasirazuba cyane bw'Uburayi, ariko ibarwa mu mugabane w'Uburayi. Uravuga utese nta zindi ntambara zihari? Iza Syria zimaze igihe, iza Libya, izo mu ihembe rya Afrika, muri bice byose bya za Somalia, bya hehe, muri Afrika y'Iburengerazuba, kiriya gice cya Sahara. Intambara ni nyinshi ku isi, ariko iriya ifite umwihariko, niyo nshaka kuvuga, niyo mpamvu ubona ifite ingaruka ku isi. Iriya bayita une guerre majeure, narabivuze, major war. Kubera iki? Kubera ko ikora ku buzima bw'abatuye ku isi. Iriya ntambara ifite ibintu bitatu by'umwihariko bitandukanya n'intambara y'isi ya mbere n'intambara ya kabiri y'isi yose. Intambara ya mbere y'isi yose igihumbi kimwe 1914 na 18, igihumbi kimwe 1939 kugeza kuri 1945. Impamvu ni iyi, ni ibintu bitatu. Izindi ntago zigeze zihuza biriya bintu bitatu. Ikintu cya mbere ni intambara
irarwanwa n'imbunda n'ibikoresho bigezweho nk'uko intambara ya kabiri n'iya mbere yo ku isi barwanye bagwanisha ibikoresho byabo, aho birabihuje. Icyo itandukanye n'izindi irimo ibyo bita une guerre économique, ni intambara y'ubukungu. Icya gatatu izindi zari zifite c'est une guerre sociale, uvuga ngo ni intambara iri irarwanwa mu bihe bya mondialisation, aho isi yabaye umudugudu. Noneho abaturage bo mu bihugu by'isi nabo bakareagisa kuri iriya ntambara binyuze mu mbuga nkoranyambaga n'ibiki byose. Uvuga ngo des mouvements sociaux, mu buryo bamwe barakondana Uburusiya, abandi barakondana Abanyamerika n'Abanyaburayi. Rero ni intambara irarwanywa iraba mu bihe bitandukanye n'ibindi bihe isi yigeze kubamo. Mu bitandukanizo, ce n'est pas que une guerre militaire, non, ni guerre économique, ubukungu, ni guerre sociale, kuko imbaga z'abantu ku isi barareagisa muri ibyo. Abirabure baragenda nabo muri Afrika nabo bakareagisa binyuze mu mbuga nkoranyambaga, bavuga uko bahagaze n'ibiki byose. Uvuga ngo ni intambara ifite umwihariko. None rero mbere yuko twumva ibyo tuzakumva hano niba project hariya no kuza kumva ijambo ry'Imana, nashaka kubabwira ibi. Twebwe ntabwo duhagaze mu ruhande na rumwe. Ntabwo tuvuga ngo Putin afite amakosa, Abanyamerika n'Aburayi nibo bafite ukuri, cyangwa Abanyamerika n'Aburayi nibo bafite amakosa, Putin niwe afite ukuri. Twe ntabwo turi muri ibyo. Twebwe turubaha opinion ya buri muntu wese, ahubwo twebwe turavuga iki ijambo ry'Imana rivuga. Ndashaka ibyo mubyumve neza. Amen. Twebwe ntabwo abacamanza muri ya ntambara. Wowe ushobora kuba ufite opinion yawe bikurikije aho ugera kumva amateka bira bihugu n'izindi mpamvu nyinshi, kuko hari byinshi cyane bishingiye no ku mateka n'ibindi. Twebwe rero hano turavuga ijambo ry'Imana icyo rivuga kuri iriya ntambara iri muri Ukraine, kubera yuko hari ibintu Bibiliya yavuze biriho biraba. Murabona abayobora isi bo bafite za position zabo, ntabwo tubyinjiramo. N'abatuye isi nabo bafite uko babona iriya ntambara bikurikije n'ubumenyi bafite. Twebwe hano rero ni turavuga ikibazo cy'iriya ntambara nk'uko umuntu wese ku isi ashobora kubivuga adashingiye ku ijambo ry'Imana. Umviriza rero mumenye, izi nyigisho ntabwo zitanga opinion y'umuntu. Izi nyigisho zivuga icyo Imana ivuga. Ninde yabyumvise? Nabanje kugira ngo mubyumve, ntabwo ari opinion yacu. Opinion yacu nta kivuze. Twebwe turashaka kuvuga icyo Imana ivuga. Wabyumvise? Wowe ushobora kuba ufite opinion yawe, nanjye nkagira iyanjye, ku biro biraba hariya, sibyo? Ibyo sibyo turimo twebwe. Ni turi mu ruhande na rumwe. Mvuge muti ni turi mu ruhande na rumwe. Wabyumvise? Wabyumvise? Ntabwo twebwe turi pro Putin ou pro Occidentaux. Ntabwo turi mu ruhande rwa Putin, twe turashaka kuvuga se hari icyo Imana ivuga kuri biraba hariya hano. Icyo gikuru se ntabwo ari opinion yanjye y'ingenzi, si opinion yawe, ahubwo nimba hari icyo Imana ivuga cyo rushaka kumva. Icyo nashaka ko cyumvikana, ntabwo turaborda ikibazo cy'intambara y'Uburusiya muri Ukraine mu buryo bwa politike, mu buryo bw'ubukungu, mu buryo bwa geopolitike. Oya, turavuga icyo Imana ivuga kuri biraba hariya kuri uwo mugabane w'Uburayi, cyane cyane mu gihugu cya Ukraine, n'ingaruka ziriya ntambara, kuko ingaruka zo zimaze gutangira kuboneka. Twatangira. Amen. Mwumvise? Ntabwo ari opinion yacu. Kandi turuba opinion z'abandi, kuko ntabwo tuvuga ngo uri afite amakosa, uri afite mukuri. Ibyo si byacu. Twe turavuga se Imana ivuga iki? Hari ibyo uvuga, hari ibyo biravuga, hari ibyo birasigira ku mbuga nkoranyambaga, hari ibyo ku mateleviziyo mpuzamahanga, ni byinshi bivugwa. Ibyo rero umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka no kwemera ibyo ashaka.
ariko hano turavuga se hari icyo Imana ivuga. Reka rero mbere yuko nza kuvuga ijambo ry'Imana rijyanye n'ibyo, turashaka kumva umviriza ibyo umukuru w'idini ry'abayuda, umurabini mukuru ukuriye abarabini bose b'abayuda muri Israeli, ijambo rye rifatwa nk'ijambo ry'Imana. Yaranditse ibarwa ayandika ku bayuda bose batuye ku isi mu gihugu cyose. Aho niho turi buhere. Mwabyumvise? Reka rero tusabe ariya badushireho. Alors j'aimerais vous lire maintenant un message qui a été diffusé hier et signé par le Rav Yitzhak Yosef, grand rabbin d'Israël. Nifuza kubasomera none ubutumwa bwashizwe ahagaragara ejo hahise, bukaba bwarashyizweho umukono na Rav Yitzhak Yosef, umurabini mukuru wa Isirayeli, asaba abayahudi bose gutahuka muri Isirayeli kandi bwangu. Demande à tous les juifs de monter en Israël et rapidement. Je m'adresse, dit le Rav Yitzhak Yosef, à tous les juifs de la Galilée à travers ce qui se passe en Ukraine. Alors écoutez bien son message, et il dit comme ça. Niko Rav Yitzhak Yosef avuze ku bayuda bose bari muri Garuti, bivuga mu mahanga, ku bijyanye n'ibiri kubera muri Ukraine. Mwumve neza ubutumwa bwe, aravuga gutya. Nous entendons tous, chaque jour, ce qui se passe depuis d'ailleurs plusieurs jours. Vous savez que la guerre de Gog ou Magog, si c'est bien celle-là, durera normalement 7 secondes. Bon, c'est passé, c'est pas bon. 7 jours, c'est passé, c'est pas bon. Twese turumva buri munsi ibiri kubera muri Ukraine. Murazi intambara ya Gogi na Magogi. Niba ririya koko nta ubizi. Igomba kuzamara ubusanzwe, simbizi niba ari amasegonda 7, ntituzi niba ari koko biri. Iminsi 7 se ntitubizi nabyo. Ibyumweru 7 nta ubizi. Amezi 7 cyangwa imyaka 7 tuzareba. Cette semaine, on verra 7 mois ou 7 ans. La Gemara dans Sanhedrin nous dit ça dépendra de nous. C'est-à-dire, haravuga ngo biturika kuri twe. qu'est-ce que Dieu attendra avant de nous envoyer le Mashiach pour qu'il arrête tout ça et que lui mène ses guerres. Vous savez que quand il y a Mashiach, le Mashiach c'est pas le calme. Le Mashiach il vient, il fait la guerre, il met tout le monde à plat, il désarme tout le monde, il instaure le shalom, et le Beth Amikdash, tout le monde revient. C'est son rôle. Imana izaba itegereje iki mbere yo kutwohereza Mesiya kugira ngo ahagarike ibi byose, ubwe akiyoborera intambara ze? Murabizi ko igihe Mesiya azaza ntabwo azaba ari ituze. Araza agacisha bugufi bose, akambura buri umwe wese intwaro, agashiraho shalom cyangwa amahoro ye. Nibyo niwo murimo we. Alors le Rav dit comme ça, le Rav Yitzhak Yosef, on entend de façon claire une guerre. Et cette guerre, tout le monde est conscient, dit le Rav, qu'elle passera au-dessus des frontières de l'Ukraine. Ngiye kubabwira nti uyu ni Rav Yitzhak Yosef uvuga. Turumva neza intambara, kandi iyo ntambara buri umwe wese atekereza neza. Niko Rav avuga ko izarenga imbibi za Ukraine. Toute personne qui a encore de la Torah et de la crainte du ciel se doit de s'orienter pour monter en Israël, comme l'enseigne et l'avait déjà prévu le prophète Ovadia dans le Perek Aleph, Pasuk Yud Zayin. Là-bas, il dit que ils monteront à Jérusalem, Vaya Kodesh, et Bezrat Hashem, ce sera le moment vraiment de la Géoula, de voir des plitim, c'est-à-dire des réfugiés, des gens qui fuiront en quantité. Buri muntu wese ugifite torate no gutinya ijuru agomba kuzamuka akerekeza muri Isirayeli, nk'uko byigishwa byahanuwe n'umuhanuzi Obadiya. Aravuga ngo bazazamuka i Yerusalemu. Kizaba koko igihe cya Geula, bivuga igihe cyo gutabarwa cy'impunzi, kandi bazahunga ku bwinshi. Très bizarrement, je ne sais pas si vous avez entendu, mais les familles ukrainiennes qui sont arrivées ici ont été essentiellement orientées vers la ville de Jérusalem. Mu buryo butangaje, imiryango y'abanya-Ukraine yahunze bajyanywe cyane mu murwa i Yerusalemu, mu mahoteli cyangwa ahandi. Dans les hôtels, entre autres. Et même si on ne peut pas dire que les choses sont totalement claires, personne ne peut prévoir, a dit le Rav Yitzhak Yosef ici, et jouer les Madame Soleil en disant « Ouais, c'est bon, c'est ça ». Personne ne peut le dire. Nubwo twavuga ko ibintu bidasobanutse neza mu buryo buziguye, nta muntu n'umwe wateganya. Niko Rav Yitzhak avuga ku babyemeza ko nta muntu n'umwe wakemeza ko ari byo. Imana niyo yonyine izi ibyo iteganya gukora.
Il n'y a que Dieu qui connaît exactement ce qu'il compte faire. Nous sommes obligés de prier les shalom bechol haolam kulo. Chaque communauté se doit de prier pour qu'il y ait le shalom sur toute la terre. Pas simplement chez nous les juifs, mais pour tout le monde. Et bemet shalom. buri huriro ry'abayuda ryose bagomba gusengera amahoro ku isi hose atari iwacu mu bayahudi gusa ariko abantu bose. Mais n'oublions pas que de s'installer le plus vite possible en Eretz Israël est une mitzvah d'une importance capitale. C'est la première mitzvah d'ailleurs qui nous a été donnée par Abraham Avinu. Lech lecha. Ça y est, quitte la galoute et viens en Israël. ariko ntitwibagirwe kuza gutura vuba hakiri kare muri Eretz Israel bivuga ku butaka bwa Isirayeli. Ni itegeko ry'ingenzi rya mbere ryanahawe Aburahamu ngo va muri Garuti, ni ukuvuga mu mahanga uze muri Isirayeli. Ibyo ni ku bantu bafite uburyo bwo gutahuka bwangu muri Isirayeli ndetse no kubabasha kujya gutura i Yerusalemu. C'est pour ceux qui peuvent de monter le plus vite possible en Eretz Israël et ceux qui ont les moyens même à Jérusalem. Et alors qu'on entend clairement dans tous les pays, les gouvernements, que Bémet se prépare une guerre qui va dépasser de très loin les frontières, comme l'a annoncé d'ailleurs Poutine avant-hier, qu'après l'Ukraine, il compte s'étendre même jusqu'en Allemagne. Il dit j'y arriverai jusqu'à Berlin. Et il parle de menaces nucléaires. hariho kumva mu buryo bwumvikana ko mu bihugu no mu mareta yose hari gutegurwa intambara izashobora no kurenga ndetse kure imipaka nk'uko byatangajwe na Putin mu gihe gishize ko nyuma ya Ukraine azagura akagera no mu Budage kandi agakangisha ibitwaro bya kirimbuzi. Donc je sais qu'en parlant comme ça, ce que je suis en train de vous lire, c'est pas moi, c'est le Rabbi Yitzhak Yosef. Il y aura toujours des personnes de l'autre côté de l'écran qui vont dire oh là là, mais ils nous font peur, ras, c'est angoissant. Regardez les informations et ce sera pire. Nzi ko mu kuvuga ibi ibyo ndi kubabwira sinjye ahubwo ni Rabbi Yitzhak Yosef. Hazahora buri gihe abantu badakurikirana ibiri kuba bazavuga ngo uri kudutera ubwoba birahahamura mureba amakuru byo bizaba bibi cyane. Moi ce que je suis en train de dire c'est que Béhémet, quand le berger veut venir ses troupeaux et que le troupeau ne veut pas venir, il envoie ses loups. Ça veut dire qu'en d'autres termes, l'étau se resserre. Alors David Pinto l'avait dit déjà que d'ici 5 ans, il y a 5 ans en arrière, il sera bon que les juifs de Galoute se précipitent pour venir en Israël. Alors moi je dis pas qu'il faut se précipiter, je dis simplement qu'il faut se préparer. Par contre lui il dit, je vous le traduis noir sur blanc ce qu'il dit. Icyo ngiye ndi kubabwira nuko iyo mushumba ashatse kuzana intamba ze nazo zikanga yohereza ibirura bye. Bishatse kuvuga mu yandi magambo ko biri kurushaho kuba bibi. David Payton yarabivuze hashize imyaka 5 ko abayahudi bari mu mahanga bahutira kugaruka muri Isirayeli. Ariko nge ndabibabwira kubyitegurira gusa ndi gusobanura nk'uko Rabbi Love Yitzhak yabyanditse. Et on peut considérer de façon très claire qu'il y a un cri du ciel, une Noura Adouma, comme on dit, une ampoule rouge qui s'allume, pour vraiment prévenir les Juifs de rester en Eretz Israël et, vous allez voir ce qu'il veut dire à la fin, de monter en Eretz, pas que de France et d'Europe, de tous les pays, les États-Unis, de partout, chez Bechol Agola Kula. Le message est clair. Il insiste beaucoup pour qu'on remonte à Jérusalem particulièrement, car ce sera le seul endroit sécurisé à la fin des temps, car la Shekhina va se dévoiler de plus en plus en Israël comme un dôme de protection. Dushobora kubona neza ko hari ijwi riburira riva mu ijuru. Mbivuge gute ni nk'itara ry'umutuku ricanye kugira riburire abayahudi kuguma ku butaka bwa Isirayeli, kuzamuka muri Isirayeli. Mwumve ibikurikira, si mu Bufaransa cyangwa Uburayi gusa ahubwo mu bihugu byose. Ubutumwa burasobanutse ko cyane cyane bazamuke i Yerusalemu by'umwihariko, kuko niho hantu honyine hazaba hatekanye mu bihe by'iherezo, kuko Shekina y'Imana izarushaho kwigaragaza muri Isirayeli nka dome y'uburinzi cyangwa ikintu kibundikiriye Isirayeli. Ku batasobanukiwe, hari umutekano urushijeho kuba mwinshi kurenza ibiri kuba mu mahanga, kubera Shekina yigaragaza hano cyane kuruta mu mahanga. Mwabyumvise? Ibi nibyo umukuru w'idini ry'abayuda muri Isirayeli yandikiye abayuda bose. Ese aya magambo areba abayuda gusa? Mumvise ko yanavuze Obadiya. Ni mumfite Bibiliya yanyu. Reka twumve rero ingaruka y'aya magambo. Amen. Fata Bibiliya yawe. Reka dusome muri Zakariya 12 turihuta umurongo 8:9. Vuba. Obadiya 1:17 mu byandike hariya. Ezekiel 36 19:24, gutega kwa 2 30:1-5.
uwo munsi Uwiteka azarinda abaturage b'i Yerusalemu, umunyantege nke muri bo azamera nka Dawidi, kandi inzu ya Dawidi izamera nk'Imana, nka marayika w'Uwiteka uri imbere yabo. Maze uwo munsi nzashaka kurimbura amahanga yose yateye Yerusalemu, kandi nzasuka ku nzu ya Dawidi no ku baturage b'i Yerusalemu umutima w'imbabazi n'uwo kwinginga. Bazitegereza jyewe uwo bacumise. Mumvise ko Imana izatabara he? Yerusalemu. Niyo mpamvu uriya murabini mukuru basomye barwaye abahamagarira abayuda bose bari ku isi gutaha, ariko ubasha gutaha ntagere mu kindi gice cya Isirayeli, ahubwo agereye Yerusalemu. Some muri Obadiya 1:17. Ariko ku musozi wa Siyoni hazaba barokotse, kandi hazaba hera, ab'inzu ya Yakobo bazasubirana ibyabo. Amen. Ku musozi wa Siyoni ni Yerusalemu. Ezekiel: nuko mbatataniriza mu mahanga, bateragana mu bihugu, mbacira urubanza rukwiranye ingeso zabo n'imigirire yabo. Aho Imana iravuga abayuda. Nuko bamaze kugera mu mahanga ayo bagiyemo, bazirura izina ryanjye ryera, bituma abantu babavuga bati, aba ni ubwoko bw'Uwiteka, nyamara bakuwe mu gihugu cye. Ariko nagiriye izina ryanjye ryera, ari ryo ab'inzu ya Isirayeli baziruriye mu mahanga ayo bagiyemo. Nuko rero ubwira ab'inzu ya Isirayeli uti, nimwumve uko Umwami Uwiteka avuga ngo, si ku bwanyu nzabikora mw'ab'inzu ya Isirayeli mwe, ahubwo ni ku bw'izina ryanjye ryera, iryo mwaziruriye mu mahanga mwagiyemo, kandi nzubahiriza izina ryanjye rikomeye, iryaziruriwe mu mahanga ari mwe mwariziruriye. Maze amahanga azamenye yuko ndi Uwiteka, ubwo nziyerekana muri mwe imbere yabo ko ndi uwera, niko Umwami Uwiteka avuga. Nuko nzabavana mu mahanga mbakoranirize hamwe, bakuye mu bihugu byose, maze nzabageza mu gihugu cyanyu bwite. Amen. Gutera kwa kabiri. Ibyo byose nibimara kukubaho, umugisha n'umuvumo nagushyize imbere, ukabyibukira mu mahanga yose Uwiteka Imana yawe izaba yarari kwirukaniyemo, ukagarukira Uwiteka Imana yawe ukayumvira, ugakora ibyo ngutegetse uyu munsi byose, wowe n'abana bawe, ubikoresha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Uwiteka Imana yawe izagarura abawe bajyanywe ari imbohe, ikubabarire, isubire guteranya abawe ibakuye mu mahanga yose Uwiteka Imana yawe yarabatatanirijemo. Niba birukanywe bawe bazaba ku mpera y'isi, niho Uwiteka Imana yanyu izabakura ngo ibateranye, niho izabatarura. Kandi Uwiteka Imana yawe izagusubiza mu gihugu ba sekuruza banyu bari baragize gakondo, ukigire gakondo, kandi izakugirira neza, izakugwiza urute ba sokuruza banyu ubwinshi. Amen. Bibiliya iravuga ahantu henshi ko Imana mu gihe cy'iherezo izavana ab'Isirayeli mu bihugu byose. Hano ntabwo yavuze mu bihugu byose. Murazi ubunyage bwa mbere bagiye Babuloni ni igihugu kimwe. Amen. Mbere yaho ishanga rya Isirayeli ry'amajyaruguru, imiryango 10 bo bagiye muri Ashuri, muri bice hafi ya za Iran, iburasira bwa Turkiya, amajyaruguru ya Iraq ya kino gihe. Hanyuma umwami Yesu amaze kurangiza umurimo we agasubira mu ijuru, ubuhanuzi yasize nabwo burasohora ku Bisirayeli mu mwaka 70 nyuma ya Kristo. Abaroma nabo baratera ibuyuda, basenya ingoro, kandi none abayuda rero bajyanwa mu mahanga yose. Hano rero Imana iravuga kuzabagarura ibavana mu bihugu byose. Uriya murabini rero mukuru w'abayuda, ibyo avuga nk'uko babifata ko ari ijambo ry'Imana, nibijyanye n'ubu buhanuzi yuko ibimenyetso bigaragaza ko hageze ko abayuda aho bari hose bava muri ibyo bihugu bakataha iwabo, kubera yuko ibyavuzwe n'abahanuzi biri gusohora. Amen. Araho Imana ivuga ngo hamwe nzatuma abahigi babahige, abadashaka gutaha mu bushake bwabo nzatuma abahigi babahige muri abo mahanga, abandi nabo nzatuma ababaroba babarobe. Imana irakoresha imvugo zitandukanye
kuvuga ngo n'abazanga gutaha ku bushake bwabo Imana izatuma impamvu bataha. Imana yagwicyubahiro. Amen. Ku ruhande rero rw'iriya abarwa y'umurabini mukuru wa Isirayeli, mwumvise ko ahamagarira abayuda bose bari ku isi gutaha ku bushake bwabo. Ariko hari ikindi yavuze ngo abadafite uburyo bwo gutaha, hano ntabwo avuga mu rwego rwa leta, aravuga nk'umukuru w'idini, kuko leta y'abayuda iyo ipanze gucyura abayuda ikoresha uburyo bwa leta. Mwabyumvise nkuko yagiye icyura abayuda bo muri Ethiopia, abayuda bo muri za Yemen n'andi hose. Hano we aravuga mu rwego rw'umukuru w'idini. Mwabyumvise? Ariko mugiye kumenya ikintu kimwe, hari itegeko muri Isirayeli ryo ku itariki ya 5 kumviriza mu kwezi kwa 7 mu mwaka wa 1950, le 5 juillet 1950, hari itegeko muri Isirayeli. Ubu urishinzwe kurisha mu bikorwa ubu ni ministre de l'intérieur, ministre w'ubutegetsi bw'igihugu, siko mwita, niwo ashinzwe gushyira mu bikorwa iryo tegeko. Iteko ryo ku itariki 5 ukwezi kwa 7 1950. Muziko ishanga rya Isirayeli ryavutse mu Rwanda rw'amahanga itariki 14 z'ukwezi kwa 5 1948. None iri itegeko ryo muri 50 ni itegeko rivuga ngo, umviriza, ngo nkuko ni itegeko ya leta y'abayuda n'ubu rirakora, ryaravuguriwe muri 52 ariko niryo muri 50, rishingiye ku gutega kwa kabiri. Umva ngo dushingiye gutega kwa kabiri. Umviriza, ntabwo ari iteko ry'idini, iteko ry'igihugu. N'igisaha iyo teko riri en vigueur muri Israel. Ngo dushingiye gutega kwa kabiri ibice 30 umurongo wa mbere kugeza hariya. Mwabonye ngo umuyuda wese ahari kwisi afite uburenganzira bwo gutahuka igihe cyose abishakiye, nk'utaha iwe. Mwabyumvise? Murabyumva? Nuvuga ngo rero hari itegeko rifata leta yuko umuyuda wese iyo avuze ngo ndavuye mu mahanga ntashye iwacu akwiye gutaha nta mananiza. Uyu rero murabini mukuru we ntabwo we ari aravuga mu izina rya leta, ari aravuga nk'umuntu akuri idini y'abayuda ashingiye ku buhanuzi yuko ibyo biraba harageze yuko abayuda bataha kuko ibyavuzwe biro birasohora. Reka rero mbabwire, muri Ukraine, umviriza impamvu zo kuri ntambara yo muri Ukraine ifite umwihariko. Aba bayuda bari mu mahanga guhera mu kinyejana cy'umunani mbere ya Kristo. Mwumvise? Bari mu mahanga kuva mu kinyejana cy'umunani mbere ya Kristo. Barahunze mbere ya Kristo, banahunga n'inyuma ya Kristo. Muri Ukraine no mu Burusiya biriya bihugu byahari n'uburayi bw'ibirasirazuba, za Rumani, za Bulgaria, za Hongrie, za Moldavie, bahari kuva mu kinyejana cya 5 nyuma ya Kristo. Iriya migi muri murakurikira ku mateleviziyo akurikira iri iraterwa amasasu n'abarusiya, ni migi uruhande runini rwubatswe n'abayahudi. Nivuga ngo bari abanya Ukraine ubu benshi n'abayahudi. Ari muri Kiev, uriya murwa mukuru mumva abarusiya bariho baragota, urimo abayuda basaga 110,000. Murabizi ko perezida w'ubu ni umuyahudi, sibyo? Iriya migi yose bari batera mu bisa irimo abayahudi benshi, kandi bo n'abanya Ukraine kuko bari hariya kuva mu kinyejana cya 5. Hasize imyaka ingahe? Hasize imyaka isaga 1500. Kubera iki se bo batigeze bataha muri Israel? Nuko bo bari bazi ko bitabareba, bari bazi ko n'abanya Ukraine. Mwabyumvise? Bo mu buryo bw'umubiri ntaho bari bahuriye na Israel, amateka yabo ari hari, si bo bahunze, ni bisekuruza byabo imyaka 1500 irashize. Abanya Ukraine b'abayahudi ubu bakomoka ku bayahudi bageze muri ya bice hashize imyaka 1500. Ubu ndiyo ndababwira mu gihugu cya Moldavie
gihana imbibe na Ukraine, kiri mu gice cy'uburayi bw'ibirasirazuba. Ariho itsinda rishinzwe kwakira abayahudi bari barahunga b'abanya Ukraine no kubafasha kugira ngo batahe muri Israel. Iyo kurikiye amagambo bababaza baravuga ati nta na rimwe nigeze nibaza ko jewe araho muri na Israel, tariko nzi gusa ko nkomoka mu Bayuda. Tariko rero ibi bitumye mbona ko nta handi hari amahoro y'umuyuda atari muri Israel. Hari imibare izwi y'abayahudi bari muri iriya migi yose irategwamo ibisasu, kuko nibo bari bafite ekonomi y'iriya migi, nibo banayubatse. Ni ukuvuga ngo ni abanya Ukraine ariko bisekuza byabo hashize imyaka 1000. Wowe uri hano wakubaza ngo hashize imyaka 1500 ukomoka kuri ndi, wowe wabivuga wowe wabimenye hekada, ariko uvuga bo hashize imyaka 1500 abakomokaho barageze muri bihugu, ariko uyu munsi nyuma y'imyaka 1500 igihugu bari bazi ko ari cyabo barakiretse burundu, bagenda n'amarira bataha muri Israeli. Abo bakomokaho bahavuye hashize imyaka 1500. Muri ngo ari gitangaza cyangwa nabyo mwumva mwebwe? Ibi biro biraba ubu ni ibintu udashobora gusobanura n'ubwenge bwawe. N'amagambo y'Imana yavuze ngo nzabacyura mbere yuko Mesiya aza, nzabavana aho muzaba muri. Ubu rero bari barabahamagara gutaha, ariko si bose bari bumve ko bakwiye gutaha. Ariko nabo Imana iravuga ngo utazashaka gutaha nzatuma umuhiga muhige, utazashaka gutaha nzatuma umurobyi amurobe. Ni ukuvuga ngo n'ama evenema Imana ikoresha kugira ngo ijambo ryayo risohore. Amashyi menshi ku Mwami Yesu. Ni ukuvuga ngo rero twebwe ntabwo tureba iya ntambara ya Ukraine mu buryo bwa politike, mu buryo bw'ubukungu, mu buryo twe turareba mu buryo bw'umwuka. Ese iriya ntambara arayihuriye na Bibiliya? Numvise ko arayihuriye na Bibiliya. Ntabwo rero umurabini w'umuyuda, umurabini mukuru yamenye ibihe turimo yuko Mesiya wabo ari hafi kuza, hanyuma wowe Mesiya w'ukuri azaza gufata mbere yuko bariya banamubona ukaba utabizi. Bere data, nidukanguke tubona ibintu yo kuvuga ngo ndasenga muri iri dini, ndasenga muri ekada, nidukanguke. Dore bashaka kurangiza kuri ibi, umviriza. Tumaze kumva akamo umukuru w'idini ry'Abayuda, umurabini mukuru yateye bene wabo bari mu mahanga yose, kandi ashingiye ku byanditswe byera. Ntago mwibuka, uravuga se ni Imana iba muvugisha kandi atakirijwe? Reka mbabaze ikibazo. Igihe Yesu yafatwaga rya joro kugira ngo yicwe, bamujyanye mu rugo rw'umutambyi mukuru witwa Kayafa. Kayafa rero umutambyi mukuru uwo mwaka Yesu yafatwaga, wari umutambyi mukuru ni Kayafa. Noneho hamwe n'abakuru b'idini ry'Abayuda bari imbere ya Kayafa, avuga aya magambo, ni muri Yohana ngo mwebwe nimubona ko ari byiza ko umuntu umwe apfa, bavuga Yesu, ngo kugira ngo Abaroma baje gutsemba ishanga ryose. Nimumva ko ari byiza ko umuntu umwe apfa ariko imbaga ikarokoka. Bibiliya ivuga iki? Ngo ntago yabivugaga kubwe, ngo ahubwo yahanuraga ko Yesu akwiye gupfa kugira ngo benshi bakizwe. None se uriya Kayafa yarakijijwe? None se niyatanze gutanga igitekerezo? Ariko biravuga ngo ntabwo ari kubwe, ni umwuka wera yamuvugishije. N'umurabini mukuru ngo adakijijwe, ni umwuka wamuvugishije, kugira ngo bene wabo bagire gute? Batahe. Mugiye kumenya uko Imana ikora. None ashaka kurangiza kuri ibi, na nicyo kintu gikuru.
tumaze kumva iyo barwa n'ingaruka yabyo. Maze kubabwira intambara yo muri Ukraine yuko nubwo twe tutayireba mu buryo bwa politike, mu buryo bw'ubukungu no mu bundi buryo abisi bayibonamo, twe turayireba mu buryo bw'umwuka, tukabona ko arayo ihuriye n'iby'Imana yavuze, kuko iya ntambara itumye abayuda bo muri Ukraine bakomoka ku basekuruza babo bagiye ashize imyaka 1500 muri bya bihugu kumva yuko gakondo yabo ni muri Israel. Ntago bagiye baseka, bagiye bababaye, kuko nakurikiye umwe bamubaza arira, aravuga ati ngiye mfite agahinda kenshi kuko nsize nimva z'abakurambere bacu hariya. Urumva? Kandi nibaza ko ntazongera gusubira. Nuvuga ngo rero ahantu abakurambere babaye imyaka 1500 ukaba wakomokaho nicyo gihugu akaba ari mu mwacyubatse, kuko Ukraine yari imwe mu bihugu byari bigize leta z'ubumwe z'abasoviete zasenyutse muri 1989 igihe Uburusiya bwasenyukaga leta z'ubumwe z'abasoviete. N'ibya Ukraine nayo yari muri ibyo bihugu yabigize URSS, Union de République Soviétique z'Abarusiya. Abayuda nibo bateje imbere ubukungu bw'Uburusiya n'ubukungu bw'ibihugu biri hariya, ndetse n'ubukungu bw'Uburayi, ndetse n'ubukungu bwa Amerika. Kuko ahantu hose bari nubwo bari baciwe iteka n'Imana ko yako banze kwakira Mesiya, ariko Imana kubw'isezerano yasezeranye basikuruza babo, Imana yakomeje kubana nabo. Na niyo mpamvu bakivugwa n'ubu, kandi andi moko n'amahanga yo mu gihe cyabo yarazimangatanye. Uyu munsi rero urareba n'amaso yawe aya magambo make twashize hariya asohora mu maso yawe, ntago bikiri ibintu byo kubaza. Nashaka mbabwire mbere yuko mvuga ijambo, umutwe w'ijambo rya nyuma, uyu mwanya ndiyo ndavuga hamwe n'abayahudi bava muri Ukraine bari barahungira muri Israel bamaze kwakira, mumvise nabo babatuza, sibyo? Mu mahoteli ya Jerusalem mbere yuko babashakiraho aho baba. Nashaka kubwira ko uyu mwanya ndiyo ndavuga ngo baritega mu minsi bari ingahe 100,000, ariko si bose baritega 400,000. Mu minsi mike baritega 100,000, ariko mu nyuma bateganya ko 400,000 bizava muri Ukraine bijya muri Israel. Kimwamenye ngo kuvaho abayuda bahunze Uburusiya, bahunze ibihugu byari bigize leta z'ubumwe z'abasoviete, bagahunga itotezo ryari rihari, iyo resesi isenyutse muri 1989, ngo ukuguhunga kw'abayahudi yo muri Ukraine niko kwa kabiri gukurikije ibyabaye muri 1989 Uburusiya busenyutse. Mwabyumvise? Murabyumva? 1989, amen, na 90 ibihugu byari bigize ubumwe bw'ibihugu by'abasoviete, ubwo bumwe bwarasenyutse. Okay? Ibihugu birigenga. Abayahudi baratotezwa, bahungira ku bwinshi. 80% y'abayahudi bari muri ibyo bihugu bahungiye muri Israel. Baravuga ngo rero ukuguhunga kwa none muri Ukraine, kwa abayahudi bo muri Ukraine, ngo niko kwa kabiri ukurikiye kuriya kwabaye. Mwabyumvise? Noneho mbere yuko mfata ijambo nyashaka kubwira, iyi ntambara ni intambara irimo ibintu byinshi utashobora kumenya. Muri umwanya ndiyo ndakubwira, Putin arashaka kwegereza ingabo ku mupaka w'Uburayi kugira ngo ahangane na OTAN, ingabo zirari nibiriya rero muvise hari. Uyu mwanya ndiyo ndakubwira, hejuru yacu amasatelite ari hejuru, impamvu uronka iyo internet. Mwabyumvise?
hariho igice ibiba ku isi mu bisanzwe bitahoraga bikora kuri icyo gice. Ni igice cyitwa umviriza Agence Spatiale Internationale. Ni ukuvuga ngo ikigo cy'ubushakashatsi cyo kohereza ibyogajuru, amen, bituma tubona interineti n'iki n'ubundi bushakashatsi bwo mu kirere butuma abantu bajya mu kwezi bakazajya muri Mars n'ahandi. Kiriya kigo ntabwo ari ikigihugu kimwe. Aba enjeniyeri n'abashakashatsi bava mu bihugu, hari abanyamerika, hari abanyaburayi, hari abarusiya. Rero icyo kigo kikoramo abo bantu b'amanationalite yose. Ariko rero abarusiya nigo bafite abaenjeniyeri benshi muri icyo kigo, mu buryo ibyohereza amasatelite hariya mu kirere, hariya muri espace, byinshi mu bikoresho n'abaenjeniyeri n'abarusiya. Putin yategetse yuko muri base bakoreramo bavayo bagataha. Ibyo yarabanje kubikora kuvuga ngo avuye muri amasezerano. None ikindi yavuze ngo ibi bihano muri murafatira by'ubukungu no guha intwaro Ukraine, nashaka kubabwira ngo ubu rero ndaza guteka yuko ibyo twubase byose mu kirere ndabishwanyaguza. Muribuka Albert Einstein ngo intambara ya gatatu y'isi ntayo nzi ibyo ari byo, ngo nzi iya kane, yuko iya kane abantu bazaba bahari bazarwanisha amabuye n'ibiti. Nuvuga ngo tekinoloji yanyu muzayikuba muivaneho. None uyu mwanya aramenasa yuko mwabyumvise, murabyumva, Station Spatiale Internationale iri mu kirere yashizwe hariya n'abanyamerika n'abarusiya n'abanyaburayi, abaenjeniyeri abashakashatsi. Aravuga yuko ari wishwanyaguze, noneho ibice byawe bikatugwa ku mutwe muri isi. Urumva aho biro biragera. Ni intambara iri rafata intera nta numwe ashobora kumenya iragana he, iragarukira he. Mwabyumvise? N'izindi ngaruka rero turashaka kuvuga z'ubukungu butangiye kwigaragaza hirya no hino ku isi, ingaruka zitandukanye. Nashaka kubabwira gusa ko Imana icyo yavuze niko ibintu bizagenda. Niba Imana yaravuze ko Mesiya azaza ariwe Kristo, twe tuzi ko ariwe Kristo Yesu w'i Nazareti, ko azaza isi iri mu mirwano, niko bizamera. Umva ko niwe murabini yabibukije bene wabo. Ariko ikibazo niki, ni bangaye bazi yuko ukugaruka kwa Mesiya kuri muri context ebyiri, context n'ibihe bibiri, uburyo bubiri butandukanye. Umva mbwira, bari abayuda bafite context yabo Mesiya azagarukamo, natwe abakristo dufite context yacu azagarukamo, ariko ni wa wundi nyine. Amen, haleluya. Mesiya azaza gutabara abayuda ahereye Yerusalemu, nkuko Zakariya 14, soma vuba nyuma turagize Zakariya 14 so ku murongo wa 2 ku murongo wa 5. Ibi ntago bireba twebwe, bireba abayahudi. Ubu n'ubuhanuzi bureba abayahudi, na niyo mpamvu umurabiri mukuru wabo ariwe arabahamagara gutaha, kuko aya magambo ari hafi gusohora. Dore hazaba umunsi w'Uwiteka ubwo bazagabanira iminyago muri wowe. Nzakoranya amahanga yose atera Yerusalemu, kandi umurwa uzahindurwa, amazu azasahurwa, n'abagore bazabenda ku gahato. Igice cy'abantu bo mu murwa bazajyanwa ari imbohe, ariko abazaba barokotse muri bo ntibazatsembwa. Maze Uwiteka azahurura arwane n'ayo mahanga nk'uko yajaga arwana mu ntambara. Uwo munsi azashinga ibirenge bye ku musozi we aho ni Yerusalemu, amo yashinze ibirenge azamuka werekeye Yerusalemu iburasirazuba. Uwo musozi wa Elayoni uzasadukamo kabiri, uhereye iburasirazuba ugeze iburengerazuba. Uzacikamo igikombe kinini cyane, igice cy'umusozi kimwe kizashinguka kijye ikasikazi, ikindi kizajya ikusi. Muzahunga munyure mu gikombe cy'imisozi yanjye. Ntabwo ari twebwe, ni bande? Abayahudi. Musubire muti abayahudi.
kuko igikombe cy'iyo misozi kizagera Aseri, nuko muzahunga nk'uko mwahungaga igishyitsi cy'isi cyabaye ku ngoma ya Uziya umwami w'Abayuda, maze Uwiteka Imana yanjye izazana n'abera bayo bose. Amen. Izazana n'abera bayo bose. Ese murabyumva? Amen. Kugera ku murongo wa 4 twebwe ntago turi mu isi. Mwabyumvise? Aho ku murongo wa 5 tugarukanye n'Uwiteka ari we Yesu. Aje guhosha intambara no gutabara Yerusalemu n'abazaba basugerejwe n'intambara. Maze Uwiteka azagarukana n'abera be bose. Kugira ngo agarukane nabo nuko azaba yabanje kubajyana. Umva rero, kontekste y'abari Abayuda yo kuzabona Mesiya, bazaba bari mu mirwano, amahanga azaba ari mu ntambara. Mwabyumvise? No muri Isirayeli bazaba bararwana, no muri Yerusalemu bazaba barwana. Na nibyo uriya murabini mukuru w'idini y'Abayuda yavuze ngo Mesiya azaza hari intambara. Ni Zakariya 14. Mwabyumvise? None twebwe ibyacu bimeze biti? Twihute vuba tujye muri Matayo. Turatsa kureba context yo kuza kwa Mesiya aziye twebwe. Iriya tumaze kubona ni context yo kuza kwa Mesiya aziye Abayuda. Turebe twebwe rero. Matayo mwageze? Matayo 24:35 51, Luka 17:22 37. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi. Ubwo ni twebwe tubwirwa. Amen. Umvire. Ese Abayuda gutabarwa kwabo bo bazamenya ko Mesiya agiraze? Bazabimenya kuko bazaba bugarijwe n'intambara. Ariko aya magambo ashaka kuvuga hano n'amagambo yacu, ni twebwe itorero, ubwoko bw'Imana bwo mu isezerano rishya. Tega amatwi rero. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse Data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri no kuza k'umwana, aha ni mukurikire bene data, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageze umunsi Nesta mumva ari imirwano. Ejo iyo hari imirwano ku isi hose, isi yose iri mu muriro, ejo hari kuba ubukwe hano, bazaba bubahuka. Babyumvise? Nuvuga ngo hano nukuza kwa Yesu gutwara nde itorero. Ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Nimushaka murakomeza, turatsa kujya muri Luka. Ya muri Luka. Hano mwumvise abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Ntabwo ari mu gihe cy'imirwano, ni muri iki gihe turi hano mu rusengero, ni mu buzima busanzwe. Wabyumvise? Itorero ntabwo ryo ricungana n'imirwano y'isi. Oya, bira n'ibimenyetso bigaragarira Abisirayeli n'amahanga. Ariko natwe kubera ko dufite ijambo ry'Imana nkitabaza ritumurikira kuri biyo biraba, natwe ari cyo tubona. Nimba ibi bitegura ibizaba nyuma y'izamuka rero rishobora kuba mu mwanya wose. Ushaka kurengera ubugingo bwe wese azabubura. Muri iyi minsi umuntu wese arashaka kurengera ubugingo bwe. Sibyo? Umuntu wese ararwana, abona amafaranga, akora ibi, abone ba promotion. Nibwo bita kurengera ubuzima bwawe, nukurwana ngurashaka imibereho, urwana ubuzima. Mwabyumvise? Kukurikira Imana, kwikiranukira bituma ntatera imbere. Ngiye gukoresha ijoro n'amanywa no ku cyumweru na ryari hose ngajya gushaka amafaranga. Urare kurengera vouloir sauver sa vie. Kuko gukurikira Yesu c'est risquer sa vie.
gukurikira Yesu ni ukumuha ubuzima bwawe akaba ari ubuyobora. Mwabyumvise? Umera nk'ububuze, ariko kutabumuha ni ukuburengera. Mwabyumvise? Komeza. ariko uzabura ubugingo bwe wese azaburokora. Ndababwira yuko muri iryo joro ababiri bazaba baryamye ku buriri bumwe, umwe azajyanwa undi asigare. Abagore babiri bazaba basera hamwe, umwe azajyanwa undi asigare. Ababiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Baramubaza bati, databuja, bizabera he? Iri jambo byumve neza. Arababwira ati, aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira. Aho intumbi iri hose niho inkongoro zigira gute? Bya binyoni, sibyo? Hein? Là où est le cadavre, là seront. Iyo se murabyumva mube? Hein? Ese inkongoro urinda kuzibwira ngo hari intumbi? Zirabwirana. Imwe yese isanga aha. Nukuvuga ngo rero hano narababwira ibintu by'umwuka ntago babisobanukirwa. Ase ku isi yose icyarimwe, kuko yavuze ibihe bitatu isi irimo, sibyo? Mbere yuko isi abantu banamenya ko isi izenguruka, mwabyumvise? We arabivuga ko isi iri mu bihe bitatu. Iyo abantu igice kimwe babyutse, ahandi bari bw'icyamunsi, ahandi bari ku mugoroba. Mwabyumvise? Yesu arabivuze muri ubwo buryo. Ku manywa bari mu kazi, bari mu murima. Mwabyumvise? Nijoro bararyamye, nimugoroba abagore barasya ku rusyo. Nibihe bitatu isi irimo. Mwabyumvise? Ubu igice kimwe barasinziriye, sibyo? Abashinwa bo bageze umunsi wagejeje kuri. Ikintu cyo kubabwira niki? Nuko abigishwa ba Yesu bavse ibisebi, iri jambo se umuntu aryumva gute? Abantu icyarimwe bazazamuka bigire gute? Bavuye ahantu batandukanye, arababwira ngo nimurebe ari intumbi, inkongoro nizimenya uko zahuriye, namwe aho nzaba ndi muzasanga mwese mwamuriyeho. Nibande babyumvise? Jewe ndi hano mu mwanya wo guhumya nkazamuka, uri muri Amerika kazamuka, uri mu Bushinwa kazamuka, twese tugahurira kuri Yesu. Ngo uko niko bizabimeze. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Nimba wumva ko ibintu biriho biraba uyu munsi, hari icyo bikubwira wowe, ukabuzi yuko ibyo turimo byose ni byiza. Uwiga akomeze yige, ucuza akomeze acuruze, ukora akomeze akore. Nabwo Imana ivuga ngo tureke ibyo turakora, ariko tumenye mu buryo bw'umwuka aho ibihe bigeze. Tube maso, tugorora inzira zacu, kuko mu mwanya tutazi impanda yavuzwe kuva kera, imyaka ibihumbi n'ibihumbi iri hafi. Aya magambo Yesu avuze amaze imyaka 2000, sibyo? Ariko birashoboka ko ashobora gusohozwa muri iki gihe turimo. Wabyumvise? Abayuda bariho baritegura bo mu ruhande rwabo, sibyo? Kuko randevu kuri bo ni mu gihugu cyabo, ni Yerusalemu, ni muri Israeli, umugwa mukuru Yerusalemu. Natwe se tugeze he kwitegura kugira ngo duhure imbere y'Umwami? Aho intumbiri niwe inkongoro zizahurira. Mwabyumvise? Vuga ngo aha zabari niho twese tuzahurira, nubwo tuvuye mu bice bitandukanye by'isi, mu mbaraga z'Umwuka Wera. Haleluya, haleluya, haleluya. Tukwiye kugenda igihe cyose turi tayari, tukwiye kuryama turi tayari, tukwiye gukora akazi kacu turi tayari, tukwiye kuba mu masomo yacu turi tayari, kuri yo ntebe yawe uri ube tayari. Haleluya. Ibi ejo bizaba bivugwa n'abazaba basigaye. Ibi turavuga hano bizaba birasubirwamo n'abazaba basigaye. Muzi ko ibi babivugaga
Ndashaka kurangiza rero n'ijambo ry'Imana rishaka kuduha impanuro. Hanyuma turangize. Kuva ibice 12. Aya magambo numara kuyumva uko nibu yasobanure uyafate nkarema. Kinago ari cyagiye cyo gukina n'agakiza. Abantu bari mu mukino y'agakiza. Bibaze gukizwa ni ibintu biri ara mode. No. Gukizwa yakomeye. Kadusomere. Uku aba ariko muzazirya mukenyeye. Umviriza, muzazirye. Ese kurya arabihe no gukenyera? Wowe mbere yo kurya urakenyera? Aha. Mukwesa inkweto. Ese wowe ugiye ushaka kujya kurya ushaka inkweto? Mwitwaje inkoni. Ese ujya witwaza inkoni? Ati rero ageze kurya ugakenyera inkweto n'inkoni yawe. Niko bimeze? Muri se ibaye furusheti. Komeza? Muzazirye vuba vuba. Kubera iki? Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Umviriza, ni muri ryategeko Imana yahaye Mose ko ubu rero ndaje kuvana Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Ati rero muri iri joro ntibari burare muri Egiputa. Muri iri joro bamaze imyaka 430. Shize iherezo. Muri iri joro ndamanuka kuvana Abisirayeli muri Egiputa. Nuriya murabini yabisubiye mu byumvise bibuka ibyabaye ku basekuruza babo. Ngo muri iri joro ndamanuka kuvana Abisirayeli muri Egiputa. Mbahaye rero umwana w'intama kugira ngo musangire nk'umuryango, amaraso muyasige hehe kumanyiza imiryango yanyu, lento n'amapoto y'umuryango, kuko amaraso nibaza bikimenyetso cyuko iyo nzu ni inzu y'abundi buje gucungura. Nta cyago kizakubita kuri iyo nzu, nta cyago kizahagera. Ariko sibyo ushaka kuvuga. Ngo ariko mu gihe nijoro hageze murahindura uno munsi habitude zanyu, murahindura uko musanzwe mubigenza. Ijoro rikuze, ijoro rigize murafungura mukajya kuryama. Iri joro ntago muryama. Wajubise muisanzwe mwakagiye kuryama ariko ntago muryama. Ahubwo mukurya rero nashaka yuko mukenyera n'inkweto zanyu n'inkoni murye muhagaze. Imana irabubakamo ngo nimwizere ko muri ijoro mutaryama muri Egiputa, mutarara muri Egiputa. Parce que Dieu c'est le plus grand des pédagogues. Kuko bashobora kujya kwiya bibaza ngo n'amagambo ya Mose, ariko kugira ngo bamenye yuko ndibuze nibambara inkweto kuko ntago bari buje kuryama. Baratangira urugendo rugana mu gihugu cy'isezerano. Nibakenyere kuko niyo teniyuja atangira urugendo n'inkoni ni mu buryo bw'urugendo. Natwe rero bene data, aya magambo afite tubwira tukwiye kubaho muri ibihe nk'abantu bitega umwanya wose yuko tuzamuka gusanganira umwami wacu Yesu Kristo. Nibyo bita mu Gifaransa état d'esprit, state of mind. Mukiye kuba muri state of mind y'abantu umwanya wose urugendo rwagira ute rwasozwa rwo muri isi bagatangira urugendo rujya mu ijuru. Ibyabaye ku Bisirayeli ngo ni igicucu cy'ibyacu. Ibyabo nibyo mu buryo bw'umubiri, ibyacu niyo mu buryo bw'umwuka. None wowe niba wizera ko aya magambo tumaze kumva y'umwami wacu yuko babiri bazaba bari mu buriri umwe azajya mu wundi asigare mu kanya ko guhumbya, niko batubwira mu Tesalonike. Haleluya. Bambere igice cya 4 ku murongo wa 13-18 ngo mu kanya ko guhumbya. Abikorinto wa mbere 15:51 kuza ku 52 ngo mu kanya ko guhumbya ngo bapfire muri Kristo bazazuka bafite imibiri y'ubwiza isa n'umubiri wa Yesu. Ngo natwe bazima tuba tukiriho
mu kanya ko guhumbya tuzahindurwa twese ngo duteruranywe tumusanganire mu kirere. Rya jambo yavuze ngo aho intumbiri n'ingongoro zizakoranira rizahita risozwa. None uyu munsi nimba wizera aya magambo ntabwo ukwiye kuba nk'uko ab'isi babayeho. Ab'isi babayeho nk'uko bazaba muri iyi si forever. Wowe ukwiye kugira state of mind, etat d'esprit. Ukwiye kubaho nk'umuntu yizera koko ibyo Yesu yavuze ko biri hafi gusohora. Amasi menshi ku mwami Yesu Kristo. Ibagirwa intege z'ejo hashize, ibagirwa intambara z'amadini n'amatorero n'ibiki. Ntabwo tukiri muri ibyo. Fanatisme ntabwo ari igihe cyayo. Iki ni igihe cyo kumenya ngo ese ndi hafi kuzahura n'umwe nizeye ntarabona, n'umwe nakoreye ntarabona, n'umwe ndirimbira ntarabona, n'umwe nezererwa ntarabona, n'umwe mpamiriza ntarabona. Ndi hafi kumubona amaso mu yandi. Ibyo bigutera ibyishimo, bituma ibindi byose ubihindura amase, kuko ikibirengeye no kuzahura n'umwami wacu Yesu Kristo tukamubona. Iri niryo jambo uno munsi amatorero akwiye kwigisha. Bya bindi ngo Imana yaguha imodoka, Imana yaguha ibireye, yego Imana izabitanga, ariko se urabitanga ubirye ryari? Iki ni igihe cy'uko ibyo turimo byose tubikora, ariko iruta byose tube tayari. Nidukwete inkweto, nidukenyere, nidufate inkoni, nitube muri position y'uko umwanya ari wose umwuka wera yatuzamura. Ibi ntabwo ari amagambo yavuzwe gusa imyaka n'imyaka. Yego yaravuzwe imyaka, ariko ari igihe yagenwe ngo asohozwe. Turi muri generation ishobora kubona aya magambo asohozwa. Nimba umurabini mukuru w'idini y'abayuda muri Israeli abwira bene wabo mu mahanga yose ngo nibaveyo, nibataye iwabo, kubera ko ibyavuzwe n'abahanuzi biri hafi gusohora, bo barabizi barabyemera. None twebwe tuzazamuka mbere yuko babona Mesiya, twebwe tuzamubona mbere yuko bamubona. Hagati yacu kumubona no kuzabona kwabo hazanyuramo imyaka 7 yo muri iyi si. None twebwe tugeze kwitegura, turacyashukashukwa n'ibintu by'isi. Bene data, udafite iby'isi ntakangwe ko atabifite. Haleluya! Nubifite amere nk'utabifite, kubera ko igihe kiri bugufi. Iryavuze riri hafi gutaha. Yesu ari ku rugi. Iryavuze riratashye. Ku ruhande rwanjye ntabwo nzi ko dugifite igihe kinini cyo kubwiriza. Nkurikije ibiro biraba. Rero tangira mu buzima bwawe ushira ibintu in order. Shira ibintu in order. Va mu bintu bya kirokore bidafite gahunda. Fanatisme vamo. Isi nibashuke. Nashaka kubabaza ikibazo. Nibangaye bakurikira amakuru yeraba. Ni benshi ko mufite n'amatelefone, mufite nago mwumvise amagambo Biden yavuze. Agumanyura kuri ekran za televiziyo mpuzamahanga. Yaravuze ngo impamvu tudatabara Ukraine ngo nuko turamutse twinjira muri mirwano ni intambara y'isi ya gatatu. Niyo bavuze intambara y'isi, wowe uri he? Uri he? Ngo je nibera Biryogo. Biryogo ni he? Biryogo si mwisi se. Uriya murabini yavuze iki? Simvuga uriya muri mukuru. Uri yavuze iki? Yavuze ngo abayuda bafite indwara imwe. Ngo igihe cyose ngo baraburirwa, ngo nibabyiteho, ngo ibyago byaza akariho. Akagira gute? Akariho bahaguruka. Nawe uyu munsi ijambo ry'Imana ryakubwiye. Biranyura hano biragenda hari. Cyangwa bikaba byakanya gato hano nyuma bagera gusubira mu nzira zawo. Hariya yaravuga bene wabo dufite indwara. Ngo twamage cyose dushira ibintu nyuma ngo tere amara guhaguruka bari duhaguruka natwe. Iki ni igihe bene data cyuko umuntu wese nta numwe akwiye kukubeshya, nta numwe akwiye kuguca intege. Ubugingo bwawe n'ubwawe. Umugore ntaca intege umugabo, umugabo ntaca intege umugore, abana ntibaca intege ababyeyi, ababyeyi ntibaca intege abana.
buri muntu wese ageze yuko azikorera uwo mutwaro. Naseta ibirenge musengere, ariko we ntatume nawe useta ibirenge, kubera yuko umuntu wese azaca inzira ye. Ashaka kubabaza, ndarangije. Wavuze ngo babiri baza bari mu buriri umwe, umwe azaja undi arekwe ninde? Ni dini. N'uvuga butumwa bivuze. Niye? Ni Yesu. N'uza uzahita ati Yesu ntago byemera. Waravuze ngo cyagiye badusezeranye. Pour le meilleur et pour le pire. Kada. Aho niho Imana izakora ibijyanye na sovereignty yayo. Imana izaza mu rugo, izatwara abari tayari. Ntabwo izita ngo umugabo yasigaye, umugore yasigaye, ngo abana basigaye. Umwe wese uri tayari Imana izamujyana, utiteguye azasigara. Hanyuma ndebe ko muzaza hano, hanyuma musanga abantu. Wenda uzaza mu biro byanjye, ufungure Bibiliya yanjye urebe ibyo nagiye mvuga. Ariko icyo ngubwira cyo, aya magambo hari umunsi abazasigara bazayavuga. Mwabyumvise? Murabona Satani afite amayeri menshi. Hazi ibihe agatisha agaciro by'Imana, abajurnaliste mu radio bagatuka abapastori, bagatuka ibiki, amatorero bakayatuka kugira ngo aminimize iri jambo, atesha agaciro iri jambo. Mwabyumvise? N'abarokore badashinga bakabigenderamo, abakobanyi borosora ababyukaga mu itorero. Mwabyumvise? Abakobanyi borosora wabyukaga mu itorero. Ariko uzi Imana ye, uzi icyo Yesu yavuze, nta kimwe gishobora gutuma agwa mu buzima bw'akazu yazi, kubera ko arazi ko Yesu ariho, arazi ko icyo yavuze kizaba. Mwumvise amagambo bamaze kudusomera hariya mbere ko twumva izamuka ry'itorero. Babiri mu buriri umwe azanye undi asigare, babiri mu murima uzanye undi asigare, abariho barasakurisha umwe undi asigare. Mwavuze yabanje kuvuga ngo isi n'ijuru bizavaho, ariko magambo yanjye ntacyo azaba. Imana yabwo icyubahiro. Kini igihe cyuko uwiganyira reka kwiganyira. Kini igihe cyuko uwishimira ibyo afite areka kubyishimira. Kini igihe twese tukwiye kureba kintu kimwe, ese ubugingo bwanjye buhagaze gute imbere y'Imana? C'est ça l'essentiel. Na ibindi wagezeho utagezeho si cyo gihe cyabyo. Kini igihe cyo kureba aya magambo. Nibaza yuko Imana yambashije gukora ibishoboka byose kugira ngo mbereke, haba mu ruhande rw'Abayahudi mumenye ibyabo, haba no mu ruhande rwacu abarokore mumenye ibyacu. Ahasigaye rero umupira uri mu izamu rya buri muntu wese. Imana ibamugisha. Turashaka yo gusenga, turashoje. Reka rero mbabwire, va 12:11 mwagufashe kugira gute? Inkweto, gukenyera n'inkoni. Ni state of mind, état d'esprit. Mu bwonko bwawe niko ukiye kuba bimeze. Nk'umuntu yiteguye kuva muri Egiputa ni isi mu buryo bw'umwuka. Amen. Amen. Yavanye abayuda. Iyo ukomeje gusoma kiriya gice, haranu bigera aho ivuga ngo muri iryo joro, haleluya, ngo mu mwaka wa 430 bari muri Egiputa, ngo kuri uwo munsi muri iryo joro w'ingabo z'Uwiteka ziva muri Egiputa. Natwe kuri uwo munsi, niyo saha, niyo munota, niyo segonda, niyo terce ya segonda, n'akanya tutazi, ingabo z'Uwiteka zizava muri iyi si. Rero guhera none, ni wumva umuntu yitwa ngo mwene data akubwira ibigambo bipfuye, uzajya umuburira. Mbwiti mwene data, byo birashaje, dore amakuru agezweho. Uwe tayari. Amen.
ibigambo bipfuye mu bitera ishoti mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mwabyumvise? Sinshaka kumva izindi nkuru unzanira, nshaka kumva yukuri tayari. Ibindi byose nta mwanya bigifite. Nimba harabaye igihe cyo gutikura cyo gicyamatiku, ni umwanya wo kuba tayari. Uko tayari? Utajiweka tayari? Duhaguruke. Haleluya. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora